basezerewe bari bafite imyanya myiza muri ADPR barya banywa muri covid Imana yatubwiye ko igiye gukubita abashumba nabo bari baramaze kudamarara ntibabaye maso nibaza kuba maso rero ari amahame ntaba yaraje kandi zirampinduka zose zazanywe nabo iryamwiryane ntago ari leta yayizanye nibo bagiye bashwana leta iza kubakosora oyase ushatse kuvuga ko abashumba bizize nibo bizize rwose ntabwo leta yigeze isanga bakora neza babanyamahoro ngo ize kubatera mu mahoro biba hose kandi leta ibishaka amahoro ariko wanamugana naho navuganira leta nanjye leta yazanywe n'amatiku yabo bamaze kurya no guhaga rero bibagirwa aho babikuye bibagirwa ku mavi baratungurwa rero ibyababayeho nibo babikururiye yego ntibemerere basavayivinge niba babarira izongera bakingurire ariko ijana kuri ijana nibo bihamagariye hari ababigendeyemo ariko hari abitwaye nabi bateza abandi miraba nkuko akana yakoze ku byashinganywe hakaba ari ingabo zapfuye imbere ye nuko byagenze ikibazo ro kiri ahangaha kiraremereye aho abakristu bari kugenda bagaragara nabo ko impinduka zabagezeho ngira ngo izi mpinduka zarebaga abashumba batujuje ibisabwa ariyo y'amashuri twavugaga ndetse zikanareba insengero nazo zitujuje ibisabwa nk'aya masuku ndetse n'inyubako ubukomere bwazo ariko byaje kugenda bifata n'abakristu aho usanga umukristu nawe yarahise ahinduka none se adahinduka nabi aba bashumba bajyaho bafite imitsima yatonze uruhumbu bafite ibiryo bibisi bidahiye ibyo kujya ku mavi nk'uko Yesu yabikoraga ibyo kujya gusenga kugira ngo basengere ibyo bagabuza no kuyobora nk'uko bari abashumba ba kera babikoraga abo ubu basengerwa barize ntibabikozwa nuko urya mayoneze mu gitondo saa sita akarya inkoko nijoro akarya ihene n'inka nuko akaryama akaza gutura imibi imbere y'abantu avuga ibigendanye n'iby'iyisi gusa ni ndetse wajya muri itatu ngo arashumbye ejo bundi ngo hari umushumba bahaye kwigisha urabona ko hari igihe kigeranye cyo kubwiriza aza nyine nk'umushumba wize ngo arangije abantu bategereza ko agiye kubwiriza ubutumwa bwiza ngo iminota yose ayimara ari kujya babwira kuntu afite congo 7 costume z'imvaburayi hanyuma abantu baravuga ati koko uyu niwe wize uje kutubwiriza ubutumwa bwo kutubwira buryo ahinduranye imyambaro gusa genza umupastor wo muri ADPR w'umugore ajya amara amasaha 2 ari gutanga amatangazo nta bikabyo nshizemo apfa gufata mikoro gusa amasaha 2 hagatanga ubuhamya ubwo sibo banawe gahunda amasaha 2 agashira oyase wamuhugura kuko bayararwaye abayumva ibyo ari mari byo kandi rugo rugarurwa kora icyo ashaka gusa ngo wambwira ngo azashumba n'abana bo mu mwuka n'impinja ziramunegura sivuga ko nyine atari ku murongo ariko ntabwo amasaha 2 arashira kuko yagiye kwakira iteraniro ajya mu ndirimbo ajya mu buhamya akajya ngibyo bikivanga kandi uwo rero mba mbona n'ikintu itorero rikwiriye no guhugura abo bashumba bashyirwaho nta mpuguro bahabwa ariko se waguha impuguro zindi kandi warize ibyo kuyobora ntibabizi arayobora akabwiriza ntazi gutanga gahunda ibintu byose baracurika uzi ko kuruhimba se bajya bavuga butumwa agenda akabara iminota yose bamuhaye atarasoma muri Bibiliya yanahasoma akagenda atasobanuye yavuze ibyo gusa yego by'ubuhamya uko yari ibijumba uko yambaranye gutiya z'abagore ari yenda ni umugabo buhanya burwaye uko yari bese ibintu biri aho ngaho ubuzima bwe agasoza atavuze Kristo wabambwe ngahe baze kabisa nikigisha gasenga gasoma isomo gusa nayisobanura akitahira ngaba bavuga butumwa bari bakamuhita cyagataha batumutumisha nanyisha ahubwo ambo reka twigarukire kuri zino ntama noneho zo zahindutse izi mpinduka bundi zagombaga kuba zarafashe no mu ntama mbifurije umugisha w'Imana nkuko bisanzwe ngewe nitwa Nongera Bernard imbere kuri screen turi kumwe na pastori izina ryo reka mbe ndizigamye kuko ni umupastori n'umushumba sinabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze rero kuko tumufite araza kudufasha atwibwire kugira ngo twinjire mu kiganiro tugiye kuba twasangira iki kiganiro nagitumiramo abantu batandukanye kuko ni kiganiro tugiye kuganira
tureba ku bakristu ariko tunareba no ku mpinduka zagiye zigenda zibonekaho. Turabizi abantu bamaze iminsi bavuga ngo impinduka mu nsengero, impinduka ku n'ubu zirakomeje ariko zikomeje, n'ubu impinduka ngo zirakomeje, ariko mu by'ukuri ugasanga ibintu bikomeje kugenda bihindagurika. Mbere yuko twinjira imbere, ndagira ngo pastor abanza twibwire. Ni Pastor Kabayiza Cesar, ndi mwene so musangiye gucungurwa binyuriye muri Kristo Yesu. Amen. Imana iduhane imigisha. Pastor Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Wowe uracyabasha kuvuga ngo Yesu ahimbazwe cyane, abandi bamaze kubyibagirwa. Agomba guhimbazwa iteka ryose. Aha, nukuvuga ngo rero abashumba benshi ngo bamaze kwibagirwa ko Yesu ari umwami ndetse akaba n'umukiza. Iteka ryose no kubyibagirwa ko Yesu ari umwami n'ukunyagwa zigahera. No gupfa. Yego. Pastor, ubwo ahangaho nago abantu baza kutureba nabi? Oya, kutureba nabi byo kubera ko tuvuze ukuri. Batuye mu kibi, niba batatumvise mu kibi ntago batureba neza. Yego. Aha. Undi Yesu ngo bamukundaga akiri umwana, yakundwaga na rubanda rwose. Atangiye kubwiriza arambuye Bibiliya baramwanga. Kandi nkamugara gurutashebuja. Bo reka twigarukire. Tumaze iminsi turi mu mpinduka. Uratubwiye uti impinduka zo ziranakomeje, ariko mu by'ukuri ndimo ndagenda nibaza izi mpinduka twagiye tubona ubundi bwite impinduka zahereye hehe? Zatangiriye kuki? Hari zageze hari impinduka twabonye ku bashumba b'amatorero, hari n'impinduka twabonye ku matorero ubwayo cyangwa se ku nsengero ubwazo. Izo nazo zabaye impinduka. Ngira ngo abantu baze kuba hafi kugira ngo tugendane mu kiganiro neza. Hari impinduka zabaye ku bashumba b'amatorero, hari n'impinduka zabaye ku matorero, hari n'impinduka zabaye ku bakristo. Ariko mu mpinduka ubundi zemewe zabayeho zari zikenewe nizihe? Ese zahinduye ibintu zitari zikenewe zo nizihe? Ndagira ngo tugane muri kino kiganiro nka pastor. Ngiye nta mpinduka nabonaga yari ikwiriye, kuko ibyari biriho byashyizwe n'umwuka wera. Ibyari biriho byo bashaka guhindura byari birashyizwe n'umwuka wera. Sibyo? Mwuka w'Imana rero ibyo yashyizeho ntabwo byagomba guhindurwa. Ni iki se cyagombaga guhindurwa cyari kirimo? Nisa pastor, wowe ubona zira nsengero twaguhomezaga n'ibirura bari baje guhindura gahunda yo kubona uburyo barya amafaranga, nta kindi kintu kibazo cyari kirimo kindi. Oya, hari kibazo mise nibaza hangaho. Hane insengero zitujuje ibisabwa. Ibyo byo ni ruhande rwa leta, ngenda twari mu buryo bwo mu murimo w'Imana. Yego. Kuko insengero zitujuje ibisabwa, nanjye nazikangurira kubaka, nubwo leta itabivuga nanjye najya kubikangurira abantu. Nkuko n'umuntu agomba kubahaza. Oya, ni inzu y'Imana ikwiye kuba nziza iteka ryose. Ni ikwiye kuba iruta n'inzu za leta zikorerwamo. Inzu y'Imana igomba kuba ari icyitegererezo, yujuje ibyangombwa byose. Mu yandi magambo, impinduka mu nsengero zari zemewe zo mu buryo busanzwe. Kuvugurura, kubaka insengero zigezweho, ibyo zirakwiriye rwose. Yego. Hanyuma abashumba bize n'abatarize bo ibyo ntibyari bikwiriye, kuko Imana ihamagara bose. Yego. Oya pastor, nukuvuga ngo umushumba waje kuyobora itorero atarize yaba yaragombaga gukomeza kuyobora? Yagombaga gukomeza kuyobora. Muri kino gihe turimo, ikiye giheze cyanyuma iki cyamanjwe cy'ubugoryi kigoramye nicyo uvuga. Iki gihe bakise cy'ubugoryi kigoramye, cy'ubugoryi. Ubundi se barabize ubwenge barabufite? Babukuye se ari umunyabyaha ugira ubwenge? Oya se. Ukuri ko Imana nta munyabyaha ugira ubwenge. Buna na bwenge tugira kiretse tugiye muri Kristo Yesu tukihana. Abantu bose bari ku isi ninjije. Noneho dukirira muri Kristo Yesu twese. Ubwenge buva mu ijuru buraboneye, bugira neza, n'ubw'amahoro. Ubona tubufite, si uguhemuka buri munsi, buri segonda. Sugora duhanganye. Ubwenge buva mu ijuru barabuvuga, n'ubw'amahoro. Ntibwifuza ikibi ku bandi, nibyo twirirwamo, twifuza ikibi ku bandi. Turi injiji, kuko Bibiliya yavuga ko Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bo njyewe nari ndimo nibaza rero. Ahubwo yumbwira ati abantu bafite ubumenyi kuko bwo bubaho. Ubumenyi? Naho ubwenge bwo n'ugukiranuka. Ubwenge bwe n'umutima utunganye. Harya buriya babivuze ngo iki? Bavuze se ko hagomba kuyobora abafite ubumenyi cyangwa nabize? Na abafite ubumenyi n'ubundi bashaka. Abafite ubwenge nyine. Bafite ubumenyi, nibo bashaka.
ubumenyi ubwenge nawe urabufite n'ubundi se ntutunze urugo n'umugore n'abana udafite wenda na lisansi. ubumenyi siko kwiga buriya oya. Ubumenyi niko kwiga nyine, ubwenge ntawe ubwiga n'impano. abo hanyuma rero mbere yuko tuza kugera imbere hari abapastori bagiye bagerwaho n'izo mpinduka mu by'ukuri ukabona ko zirabakomerekeje, aho twagiye dusanga bamwe na bamwe mu bapasitoro babwiwe ko batazongera kuyobora itorero ry'Imana batarize, batarasomye, badafite impamyabumenyi mu by'iyobokamana ya kaminuza. Barangiza bakajya imbere y'intama bagakubita ikintu cyitwa umubumbe w'amarira, ugasanga baramubwira ati imbere y'abakristo upepere ubasezere, hanyuma ubabwire muri ya mvugo y'abana b'Imana ivuga ngo ku Mana bene data nta kibi twibuka mu byo twafatanyijemo, turabashimiye. Yagira ngo arabasezeye muri iyo mvugo, ukabona pastor afashwe n'ikiniga ararize. Ariko ba pastor nabo ntago babanye n'Imana. Abenshi ko baratunguwe. Bira bintu bikubayeho utungura umukozi w'Imana waba utabana nayo. Ariko Imana yari yaravuze, niba yari yarabavuze rero ubwo ni sawa, barabyakiriye babigendereye. Kundibuka abahanuzi bajyaga bavuga ngo Imana nakubuye, ngo Imana ingonyuzemo. Abapasiteri bose birukanye basezerewe. Bari bafite imyanya myiza muri ADPR barya banywa. Muri COVID Imana atubwiye ko igiye gukubita abashumba. Nabo bari baramaze kudamarara ntibabaye maso. Nibaza kuba maso rero ari amahame ntaba yaraje. Kandi zira mpinduka zose zazanywe nabo. Iryamwiryane ntago ari leta yayizanye, nibo bagiye bashwana, leta iza kubakosora. Oya, ushatse kuva ko abashumba bizize? Nibo bizize rwose. Ntabwo leta yigeze isanga bakora neza babanyamahoro ngo ize kubatera mu mahoro. Biba hose kandi leta ibishaka amahoro. Ariko wanamugana naho navuganira leta nanjye. Ibaza leta yazanywe n'amatiku yabo. Bamaze kurya no guhaga rero bibagirwa aho babikuye. Bibagirwa ku mavi. Baratungurwa. Rero ibyababayeho nibo babikururiye. Yego. Ntibemerere basavayivinge. Niba babarira izongera bakingurire. Ariko ijana kuri ijana nibo bihamagariye. Hari ababigendeyemo, ariko hari abitwaye nabi bateza abandi miraba, nkuko akana yakoze ku byashinganywe, hakaba ari ingabo zapfuye imbere ye. Nuko byagenze. Ikibazo ro kiri ahangaha kiraremereye, aho abakristo bari kugenda bagaragara nabo ko impinduka zabagezeho. Ngira ngo izi mpinduka zarebaga abashumba batujuje ibisabwa, ariyo y'amashuri twavugaga, ndetse zikanareba insengero nazo zitujuje ibisabwa nk'aya masuku ndetse n'inyubako ubukomere bwazo. Ariko byaje kugenda bifata n'abakristo, aho usanga umukristo nawe yarahise ahinduka. None se adahinduka nabi, aba bashumba bajyaho bafite imitsima yatonze uruhumbu, bafite ibiryo bibisi bidahiye. Ibyo kujya ku mavi nkuko Yesu yabikoraga, ibyo kujya gusenga kugira ngo basengere ibyo bagabuza no kuyobora nkuko barabashumba bakera babikoraga, abo ubu basengerwa barize ntibabikozwa. Nukurya mayoneze mu gitondo, saa sita akarya inkoko, nijoro akarya ihene n'inka, nuko akaryama akaza gutura imibi imbere y'abantu avuga ibigendanye n'iby'isi gusa. Ni ndetse wajya muri itatu ngo warashumbye. Ejo bundi ngo hari umushumba bahaye kwigisha, urabona ko hari igihe kigera nyine cyo kubwiriza, aza nyine nk'umushumba wize, ngo arangije abantu bategereza ko agiye kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo iminota yose ayimara ari kujya babwira kuntu afite congo 7, costume z'imvaburayi. Hanyuma abantu baravuga ati koko uyu niwe wize uje kutubwiriza ubutumwa bwo kutubwira buryo ahinduranye imyambaro gusa. Genza umupastor wo muri ADPR w'umugore ajya amara amasaha 2 ari gutanga amatangazo. Nta bikabyo nshizemo, apfa gufata mikoro gusa amasaha 2 hagatanga ubuhamya. Ubwo sibo bana wewe gahunda amasaha 2 agashira. Oya si wamuhugura kuko bayararwaye, abayumva ibyo arimo ibyo kandi rugo rugwa kora icyo ashaka. Gusa ngo wambwira ngo azashumba n'abana bo mu mwuka n'impinja ziramunegura. Sivuga ko nyine atari ku murongo, ariko ntabwo amasaha 2 arashira. Kuko yagiye kwakira iteraniro, ajya mu ndirimbo, ajya mu buhamya, akajya ngibyo bikivanga. Kandi uwo rero mba mbona n'ikintu itorero rikwiriye no guhugura abo bashumba bashyirwaho, nta mpuguro bahabwa. Ariko se waguha impuguro zindi kandi warize ibyo kuyobora ntibabizi, arayobora akabwiriza, ntazi gutanga gahunda, ibintu byose baracurika.
uzi ko kuruhimba se bajya abavuga butumwa agenda akabara iminota yose bamuhaye atarasoma muri Bibiliya yanahasoma akagenda atasobanuye yavuze ibyo gusa yego by'ubuhamya uko yari ibijumba uko yambaranye ingutiya z'abagore ari yenda ni umugabo buhanya burwaye uko yari bese ibintu biri aho ngaho ubuzima bwe agasoza atavuze Kristo wabambwe ngahe baze kabisa nikigisha agasenga gasoma isomo gusa narisobanura akitahira ngabo bavuga butumwa bari bakamuhita ijagataha batumutumisha nanyisha ahubwo ambo reka twigarukire kuri zino ntama noneho zo zahindutse izi mpinduka bundi zagombaga kuba zarafashe no mu ntama none se burya abayobozi ko ari bo bameze nk'abonsa burya umuyobozi ubundi kuyobora no kujyana abantu aho batazi none rero abarandasi b'impumyi basohorera mu mwobo izi ni impumyi ziyo aho kana gasubiremo ni Yesu yaravuze abarandasi b'impumyi impumyi ebyiri zirandatanye ziruhukira mu mwobo bari kuruhukira mu mwobo w'umwijima wo kwisi niba se batatenga ntibacyaye ntibatesha icyaha urumva se ari hehe batajya kuruhukira habi mu mwijima w'icuraburindi uracyabona se ari umuntu utinya icyaha cyangwa atinya abayobozi oya kera abantu bagaga gukora ibyaha ko batinya n'abayobozi ubu ngubu ntago bishoboka ikibazo rero kiriho abakristo ngo abashumba barimo bararekarama ko amaturo yagabanyutse ariko baranayarya ubu basigaye bayaryo bashyize wese arahushura akora tekinike n'abadiyakona agahushura kuko bati n'ubundi ejo bundi bazamwirukana ubu nabo bafite ubwenge bwinshi bari guhushura bari kuyarya cyane ahubwo zayakanura b'amaso barayarya Izayi ukanure cyane amaturo bari kuyiba ntabwo yabuze barayiba hari tekinike zisigaye ziriho zo kwiba amafaranga ubwo rero ntugire ngo Izayi amafaranga nuko yabaye makeya araturwa kuko abakristo muri ADPR baratura ntibajya bita ku miraba baratura ahubwo hari tekinike zo kuyarya zihari ntawe utakiyaryaho yego se none se nyine mushumba aya mafaranga uvuze aribwa te barayarya bariye mu bwenge bwinshi gute rero duhemo nk'ingero nk'ebyiri nibura z'ubwo bwenge none se Izayi abahari ubuse nk'amatura tuwe niba ture Izayi zarangaye abaya barasesa abantu none se nyine n'abantu se pasiteri niba ari umudiyakoni uyabara ntiyumvikana na pasiteri niba ari inshuti se we wakanga pasitoro kuri uwo mudugudu se kandi mushaka kwinjiza umukati waba udafite ubwenge ariko wamugani rega ibintu bibamwe abantu y'ibitinya buriya muri leta ntago mwakora wowe na muvandimwe wawe ntago mwakora muri beka nta mwakora muri Belfeni nubwo abari umugore n'umugabo ntimukoramo mu mafaranga ya leta umwe avamo akajya gushaka akazi ahandi kugira ngo mutazagambara imari y'igihugu yego none se urambwira ngo ariko muri ADPR usangwa n'umugore ngo umugore ayobora itorero n'umugabo akayobora irindi bose ari abayobozi b'itorero ntabwo ari byo ariko ntabwo umugabo n'umugore bakwiye kuyobora amatorero bombi ari babiri hari aho byabaye ntabwo ari byo ndabizi ariko burya ntabwo ari byo ariko burya ntabwo ari byo kuko uretse n'uwo murimo bagiye gukora uwo murimo ntabwo wemewe pasiteri se ubwo urugo ruse ni rwandi urugo ruzabamo undi urugo umukozi ubundi impamvu Yesu yahamagaye 12 hatarimo umugore yarari kureba iriya mu rugo buriya n'umurimo wo mu rugo n'uwagitambye ntuwukinishe buriya bari gutamba kurera bya bindi byose byo mu rugo n'ugutamba kandi batambira umwami wabo ntugire ngo haroroshye ndetse kuramutse uvuye kubwiriza uri pasitoro ukagera mu rugo bijagaraye amavuta uhita uyacurikaho cyakoze kinyaramahane na kamere buriya bari abagore baba batamba bo mu rugo yego niyo mpamvu Yesu yatoye 12 batari ntabwo yarashoboraga Yesu gukora iryo kosa yazi byose urira abo batambye kazi nge burasina nabemera ntabwo nemera pasiteri kazi kuko nta feminine rigira iryo zina nta mushumba kazubaho nyine biriho ko ari iminsi y'imperuka ariko muri Bibiliya yose nta mushumba kazubaho babaye abahanuzi kazi bababwiriza butumwa ariko nta mushumba kazi nigeze mbona babaye n'intumwa kandi intumwa nazo ziba zikaze n'iranka nziza yego ariko nta mushumba kazuba muri Bibiliya nishyano kubona pastor agiye umugore agiye muri Yorodani ngo agiye kubatiza hari abagabo nishyano ni nko kujya gutabara abagore bakajya gutabara abagabo basigaye aho ngabo baraho ku rugamba rero bya Izayi yakoze byo gusengera abagore uragira uti abagore ntibakabashije kuba bajya kubatiza uti ni nko kuba hari inshingano itari y'abagore hari inshingano itari y'abagore buri Izayi gusengera abagore muri ADPR ubwami bw'Imana ntibwari bumuyoboye yego se reka none se Imana ko ari itanga impano n'umwuka wera inshingano yose
itangwa kubera impano umuntu afite. Iya rero nkone ya gishumba rero nta Imana yigeze yemerera guha abadamu. ariko hari abamerutse kubona mbona abagore rwose barimo babatiza ukabona barimo barasezeranya kandi bikagenda neza. Ntabwo ari byo. Bigenda neza gutese ko umurimo wa gitambye ufite uko ugenda. None se uza ntiyagiye kura muri sanduku y'Imana ntiyahise hagwa. Yari yarasigiwe se ku sanduku. Ariko ikimenyetso kigaragaza ko Imana yabishimye nta urahagwa muri bari abadamu. Oya si ikibazo cy'ibyo ngibyo. Ibizapfa ni byinshi. Ubundi hari n'ibintu byo mu buzima busanzwe abagore batari bakwiye gukora bikita ku miryango. Ariko tugeze mu isi iheruka nta gihe hazaba haba imiryango mibi nk'iki gihe. Hariho imiryango mibi hazabaho abana babi. None se wowe umwana wawe azarinda agera imyaka 5 arezwe n'abakozi 100 azaba afite imico yandi. Yabo bakozi bose. None se nyine buri wese azageza musigemo kimwe cya 10 cye nundi amusigemo ikindi cya 10 cye kimico ye. Imana ikunda umuryango kurusha uko ikunda za leta zo kwisi. Kuko Imana iziko nubundi mu miryango ari hava abayobozi. None se wambwira ngo Imana ntibabaye ahubwo ababyeyi babuze mu rugo no kujya kubwiriza ubutumwa wowe ubwawe usize mu rugo. Hari umugore wigeze gusubizwa n'Imana mu rugo agiye muri korari asize mu rugo hajagaraye adakorobye. Iramwe ati korari uyisize mu rugo. Haye nka data kubera umugore uburyo yaremwemo n'inshingano Imana yamuhaye iriya nshingano y'icyo gishumba ntabwo ari iye. Yari ya Petero yari ya Pawulo. None se cyaragiye ntihari abagore babaye se n'intumwa zikaze. Ariko inshingano ya gishumba ntibari kuyikora. Ubu ngubu niho batakwiye kuyikora cyane kubera ibibareba ko turi mu minsi y'imperuka abana bari gupfapfana imiryango yaratakaye. Abashumba bazajya gushumba umuryango ubushumba buhera mu rugo. Bazajya gushuma ubushumba bwo mu rusengero mu itorero rinini iri twarya batarishoboye ntabwo bibaho. Ariko nekereza ko badashobora gupfa guhitorero batabanje kumenya ne ryawe mu rugo niba ryo. Ntabyo baheraho babibwirwa n'ikisi. Urura rukubita umugore barabimenya se. Ahubwo pastor uvuze gutyo nibuka ngo umupastori wo muri uriya rurembo rwa Ngoma. Rurembo rwa Ngoma. Aya barwita ururembo rw'uburasirazuba. Sibyora? Niko rwitwa. Mu rurembo rw'uburasirazuba ahazwi nko muri paruwase ya Kirehe. Umupastori ufite abagore babiri. Bitara makuru yo ku muhanda Berena. Wo muri ADPR si. Yabaye nka data. Uyu mupastori wo muri ADPR ngo hariya ugeze hariya rwose ugeze ahitwa ku Rusozi. Reka ndeye kuvuga amazina ye ariko mvuge location leta abamuzi barita cyangwa ni kwa kundi umuntu abayifitiye biganirira gusa bisanzwe abantu bagakeka bakanavuga burya abantu nabo baravuga Bernard. Uzi ikibazo ko giteye? Barambwiye bati uyu mupastoro ngewe amakuru ndarayakuruye. Barambwiye ati umupastoro bitewe n'amashuri afite niwe mupastoro usigaye muri zino nce uremereye ufite amashuri ahambaye. Harase akeneye amashuri menshi hanyuma uya kondisiyo niko yubatse mu gihugu ni kugira lisansi. Noneho ngewe abize simbarwanye kuko ari byo usanga bakora biri ku murongo ariko bigira doctrine mu bintu ngenderwaho nibacomekemo n'abatarize babandi bize bajya bakora ibisabwa n'amashuri n'abandi batize bakora ibitari bitagoye hoya n'abayize bagira umwuka. Hanyuma rero ngo uyu mupasitoro amaze imyaka 6 umugore wiwe wo mu nzu nta kintu amupangira cyerekeranye n'abashakanye. Umwe akava mu cyumba undi akaba mu cyumba. Bikavugwa ko ngo afite umugore yaba yaragize gute yaragize umugore ahitwa Kabeza hafi y'Imahama. Hafi y'Imahama hafi y'Inkambi. Nta cyabaza umugore. Vuga ngo umugore uwo babana nta cyamubaza. Service zindi zose bazihuriraho umugore acahana akajya gushakisha n'umugabo akacahana akajya gushakisha. Ariko muri ya gahunda yo kugera mu cyumba cy'ababana ntayihari kunoza amabanga y'ababanye nta habe na cwa imyaka 6 irashize nta numwe ubaza ndi ngo bwakeye gute. Cyetse umwuka warabimpishuriye niho nagira icyo mbivugaho cyangwa nyiri ubwitakambo buhamye. Rero ngewe banyandikiye bambwira ngo mutubarize uyu mupastori inyigisho azajya atanga mu bafite umubano mu bagiye kubana za nyigisho z'umubano
ubu ngubu arajya duhizi Izayi reka yaramuhaye umugayo ntabwo bishoboka. Izayi yamutenga kandi ahari ntabwo bishoboka. Uriya Izayi arigiye bareba bagasanga ni ibinyoma. n'ufite amashuri udafite ibihamya ujya ibi byarabaye birari. Uzi ko muri ADPR basengeye abadamu bafite amashuri batarabona n'amatorero bayobora bafite za degree barahari cyane. none se nyine ubwo ariko amashuri byarabuze. ariko ikitarabuze hano mu Rwanda n'amashuri. Mu Rwanda hari amashuri n'udushuri. nuvuga ngo abafite amafaranga ese uzi ko diplome zigiye zinagurwa bari kujya kuzigura hirya hariya bagahita baza mu kazi. Rero ngira ngo reka twe gutinda ku mashuri kuko amashuri yo ni ngombwa na meza, ariko ku mugani wawe bayavangemo n'umwuka wera. Hanyuma ikintu cyambabaje cyane gikomeye kurusha ibindi ni ukubona abakristo twarahindutse tugahindukana n'ibiri kugira gute, ariko abakristo turabarenganya. none se bigende gute? Impamvu y'umushumba y'umuyobozi asinziriye abayoboye baba barapfuye. Ni ukuri kw'Imana. Aba bashumba bari gushumba bafite ibintu bikomeye bibi bitava ku Mana. Abenshi sibye se nibyo baza kugaburira intama. Zirabanzima gute ku mwana aba muzima bitewe n'urugo uko rwamushyize ku murongo. Imana turengere pe. Kristo rese nabarenganya naho baragerageza. Ambo hanyuma rero haraza gukorwa iki niba insengero zarabonetsemo impinduka zo zari zikeneye kugira ngo insengero nziza ziboneke byo birumvikana. N'ubu ngubu rega by the way mu gihe kiri imbere nibwo muraza kujya mwamenya ko za mpinduka zari zikenewe kuko hari insengero nyinshi zigiye kuzagaragara zizasigara zikomeye ubwo hazanyura umuyaga cyangwa se imvura iremereye za zindi bavugaga zitubakitse kuko mukabona ziri hasi ku butaka. Turanashimira ubuyobozi bwiza bugenda bukomeza kutubera amaso. Buriya jewe abantu mu madini baranantangaje. Buriya niba ari abantu nashimye abantu bo mu macaci bazi kubaka insengero bakazikora isuku. Hari naho ugera ugasanga intebe zarabuze ntizoga kandi ari itorero rimwe abakirisitu bameze nk'impumyi n'isuku bwayo y'ibikoresho ugasanga ntayo. Hitwa ukora abadiyakoni Udeko ntabwo ari bagomba gukora isuku bonyine. Ubundi urusengero rw'i Kigali rukwiye kugira umuntu w'amanywa na nijoro ukora isuku bahemba. Bagomba kugira umuntu w'isuku umushahara umushahara. Bajya basirimuka abantu basirimuki. Kwiguhamagara abadiyakoni bagiye kuko bafite impamvu zitandukanye nibashyireho ko bazi kwakayo kwakira abashyitsi no kurya buri cyumweru bateka inyama n'inkoko bakarya. Kuki batashyira amafaranga yo guhemba umukozi w'isuku kuko bahemba umuzamu ariko hagasa neza inzu y'Imana igasa neza. Ndababara n'ije mu nzu y'Imana ngasanga isa nabi ngo bakoropyeje ubundi n'ukuri kw'Imana. Iwawe wakoropa wasima imisi ngahe ubusanga nyine n'ubundi ari kubacengezamo imyumvire bari kuri. Kandi ugasanga nyine none se kumwuka baraza n'iterambere mu muntu kuki se bagomba gukeburwa na leta bo bari banarihe nabo umuntu aranabakemanga imiyoborere yabo nayo yabura mu bwenge. Ko Basalomo bagiye bubatangarirwa n'abisi bubakiye Imana kuki bo batagiye bubaka inzu y'Imana ngo batangarirwe. None se pastor tugana ku musozo insengero twabonye impinduka zazo ni nziza ariko tunabona n'impinduka ku bashumba bize n'abatarize nazo twarazibonye. None nizi impinduka z'abakristo bakomeje guhinduka babi kurusha uko bari bameze mbere dukomeze tubyite ngo ni ibigezweho tubirebera. Bigezweho se ko Yesu yibaje ko muri Luka 18 abanga umwana w'umuntu nagaruka mu isi azasanga kwizera ko kiri mu isi. Tugeze mu gihe cyo kwa no umuntu arakora ibimuje mu byo yishakiye. Ninde se ushaka kumvira Imana? Ni kibazo. Tugeze mu gihe Bibiliya iravanga bungeri babaye nk'imbwa zitamoka muri Yesaya 56. Imbwa se yahaga ikamoka kirazira. Habwo yishonje nigira amakariga ikakarira icyaha. Abungeri ba kera rero bakangaraga icyaha. Abubu rero ntibashobora kugikangara. Ariko Imana yacyafitemo abashumba bazima bakitunga urutoki icyaha. Nuko ni bakeya. Kandi kibi kiriganje ni cyinshi. Hamwe Imana twuzuza umwuka wera. Umwuka wera. Erega isi turimo ni ya nyuma. Uzi kuba umuhanuzi ukabura umuhanuzi wowe. Ukabura umuvuga butumwa. Hakaba hari umuntu usengera ukajya banga kumwatuza ibyaha kugira ngo yakomeze guha amafaranga yo kwishyuriza icyaha akomeze kurira abana bawe. Wamwatuza icyaha ukamukanga ukamucyaha mu nzira mbi arimo uzi ko ari burihirira abana bawe uzi ko ari ukwishyurira inzu urumva wapfa gucyaha waba wishyize hanze. Ko burya n'ikindi kintu cyazitiye abantu cyane n'ubukene. Ifite ubukene urakonja mu bwonko. Ifite ubukene ntusobanuka. Ifite ubukene nyine uravetera. Niyo mpamvu Imana igomba no kudukiza ubukene
abakozi Imana ntibabesikora ahubwo bakaba abakozi b'Imana banyabo. yego Kuko abambere bo bari bafite n'imigisha ifatika. yego mbo dusoje iki kiganiro ariko umukoro cyangwa se igisubizo dukuyemo ni ikihe pastor? Nuko nasaba umukirisitu wese kudahindurwa n'ibihe kandi agasoma icyo Yesu yavuze kiboneka muri Matayo 24 nanone ndahagaruka sinabura kuhagaruka kugira ngo wenda se naho tugana ku musozo nyine nkuko twabivuze. Matayo 24 umurongo waho ngiye gukubwira 15 kugira ngo abakirisitu mbabwire aho bakwiye guhagarara. Ubwo rero naho bakwiye gushakira. Matayo 24 umurongo wa 15 avuga ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura, ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera ubisome ubyitondere. Ikizira rero gihagaze ahera ahanyuraga ibyera ngo imitima y'abandikire hahagaze ibizira. None z'ugurambwira ngo abantu bazaba bazima gute? Ndararika abantu gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo umwuka w'Imana basange abakize bitanyuriye mu bantu, binyuriye mu mutima wawe ku giti cyawe. Naho iminsi ni mibi. Ikizira gihagaze ahera hagomba guhagararwa hakagira ibyera bigakiza imitima, hahagaze ibizira, hahagaze imirongo yanduye. Ubwo rero Imana yo ifite ukuntu ibigenza binyuriye mu mutima w'umuntu ukomeze. Nidusanga ijambo ry'Imana tukapfukama tugasenga, ntituzita kuri ibyo bitandukanye by'abashumba bagenda bitwara uko bashaka, ahubwo tuzasanga umushumba mukuru ari we jambo ry'Imana. Reka tugushimire tunashimira abantu bose bari kumwe natwe, tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Bavandimwe ba Kristo ntimucike intege, ntimutentebuke, ahubwo nimwongeremo agatege kubera ko umukwe we ari hafi. Ahubwo ibyo byose mubona bibaye muzura amaso murebe mu ijuru. Yego. Amen. Amen.